Imana ishimwe cyane bene data, twongeye gushima Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kandi nawe mwene data we numva kaba nguhaye ikaze kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kaba nguhaye ikaze kugira ngo dusangire iri jambo ry'Imana. Tugiye kurebera hamwe muri bimwe se cyangwa mu mbaraga ko dusanga mu maraso ya Yesu Kristo, imbaraga tudasanga ahandi hantu ahariho hose, imbaraga ziruta izindi mbaraga, imbaraga zirengeye, imbaraga zifite ubushobozi n'ububasha kuruta izindi mbaraga zose twebwe tuzi. Imana ishimwe. Izi mbaraga dusanga muri aya maraso, imbaraga za mbere dusanga muri aya maraso atanga ubuzima buhoraho. Aya maraso atanga ubuzima buhoraho, ubuzima tutosanga ahandi, ubuzima tutohabwa n'ibyo dutunze, ubuzima tutohabwa n'abaganga, ubuzima tutohabwa n'abadogiteri bakomeye bingana gute, ariko aya maraso akaza kuduha ubuzima bukomeye cyane, kandi ubuzima bw'iteka ryose, butari ubuzima bw'igihe gito, butari ubuzima bw'umwanya muto, butari ubuzima bw'ibihembwe, ahubwo ubuzima bw'iteka ryose. Imana ishimwe cyane, ubuzima bw'iteka ryose. Ari nayo mpamvu tuza kubisanga muri Yohani isura 30 isura 3 umurongo wa 36. Niho Yesu Kristo yavuze, aravuga ngo uwizera uwo mwana aba afite ubugingo buhoraho, ariko umuntu wese utamwizera n'utamwumvira uwo wese ubu bugingo ntabwo azabubona. Kandi uwo Yesu yaduhaye ubu buzima buciye mu maraso yiwe, kuko maraso ye yuzuyemo ubuzima, kandi ubuzima budapfa. Ari nayo mpamvu nubwo bagerageje kumwica, nubwo bagerageje kumusibanganya atasibanganye, nubwo bagerageje kumwica bakamuhamba atabashe kugira gute, atabashe guhera mu mva, kuko yari afite mu maraso ye ubuzima bw'iteka ryose. Bisobanura ngo n'uwamwizeye wese afite ubuzima bw'iteka ryose. Ari nayo mpamvu kandi muri Yohani yabivuze, aravuga ngo nubwo umwizera wese, nubwo yoba yarapfuye, azongera abeho, kandi n'uriho wese uwo nawe ntazamenya gupfa, kuko yagize gute, yabashe kuba connecte na Yesu Kristo, yabashe kugerwaho n'amaraso ya Yesu. Imana ishimwe cyane. Ijambo rya kabiri dusanga, cyangwa se imbaraga za kabiri dusanga mu maraso ya Yesu Kristo, azatubatura akatubatura amaso yacu akabatuka, akabatura intambwe zacu zikabatuka, akabatura ubwenge bwacu bukabatuka, akabatura ubuzima bwacu bukabatuka, iyo amaraso ya Yesu Kristo yatugezeho. Imana ishimwe cyane. Iyo amaraso ya Yesu Kristo yatugezeho, aza tubatura, akabatura akanwa kakabatuka, kakamenya kuvuga, kakabatutse, akabatura aya amaso akazareba kayabatutse, akabatura ibitekerezo tibibe bikiremererwa, ibiremererwe n'ivune zo mu mitima, akatubatura. Imana ishimwe cyane. Ari nayo mpamvu Pawulo yabyandikiye Abefeso isura 3 umurongo 1 wa mbere, arababwira ngo namwe yarababatuye mwebwe abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro byabo, namwe yarabazuye, turabatuka, yarababatuye, murazuka, muhabwa ubugingo, yarabazuye mwebwe mwari muzize ibyo. Pawulo aje kubivuga aravuga ngo natwe twahoze muri bo, natwe twarabahugirirwa imbabazi nk'abandi bose, ariko Yesu Kristo kuko ari umutunzi mwiza w'imbabazi, yaduhinduye bazima na Kristo, aratubatura. Imana ishimwe cyane. Uwo amaraso ya Yesu Kristo yagezeho azamubatura, uwo amaraso ya Yesu Kristo yagezeho azabatura amagambo ye,
uwo amaraso ya Yesu Kristo yagezeho ntazapfa gutera yaraza, uwo amaraso ya Yesu Kristo yagezeho ubuzima bwiwe ntibubamo akajagari, uwo amaraso ya Yesu Kristo yagezeho intambwe ziwe ntizibamo akajagari kuko zirabatuwe. Imana ishimwe cyane. Nubwo abantu bokwanga amagambo yacu tubabwira, nubwo abantu bokwanga impanuro zacu tubabwira ngo zikamera nka kurya kw'amacuma atewe mu matwi yabo, ariko iteka ryose tuba tubatuwe kandi nabwo tuba dushaka ngo abantu babatuke, tuba dushaka ngo abantu babatuke. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Imbaraga za gatatu dusanga mu maraso ya Yesu Kristo. Aya maraso azatubohora, uwo yagezeho azabohoka akaba imbohore, taba kigenda aremerewe n'ibyaha, taba kigenda aremerewe n'amateka. Hari abantu batuyeho baremerewe n'amateka, amateka mabi bagize akabaremerera, amagambo mabi babwiwe akabaremerera, ibyo babonye bibi bikabaremerera, ibihe bibi bagezemo bikabaremerera. Ariko abagezweho n'aya maraso azabasha kubabatura, akabatura ya magambo mabi yose babwiwe, bo bagatura ari imbohore, akabatura ibyo amaso yabo yabonye bikabahindura imbohore, akabatura ibihe bibi byabagezeho bagahinduka imbohore, akababatura situation mbi bakiyemo akabagira imbohore, kuko aya maraso yo yahageze azabasha gukubura, agakubura igisa n'ikibari cyo cyose, agakubura biriya byose biguhetamishije imigongo byose, yamara kubikuraho mwana w'umuntu ugahinduka ubatuwe n'amaraso ya Yesu Kristo, ugahinduka imbohore. Imana ishimwe cyane. Ari nayo mpamvu Yesaya yabyanditse mu isura y'uwa 61 umurongo wa mbere, aravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri njyewe, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune ku mitima, yantumye kuvura abafite imvune ku mitima. Ya magambo yose yavunye umutima wawe, amaraso ya Yesu Kristo yageze azayavura yose, akayahanagura agakugwaho. Ya bya bindi byose wabonye, bya bindi byose wumvise, aya maraso afite imbaraga zo kubihanagura no kubikuraho, ukabasha kuba uwabatuwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Impamvu bikukuremerera, impamvu bikikusonga, impamvu ukicumva utobabarira, impamvu ukicumva yuko bikukuremerereye, impamvu ukicumva yuko utozibagirwa, nuko aya maraso ya Yesu Kristo atarakugeraho. Ariko umunsi yakugezeho uzabyibagirwa byose, aya makuru mabi yose uzayibagirwa, ya magambo mabi yose uzayibagirwa, ya mitwaro yose bakwikorezaga uzayibagirwa, ya mateka mabi uzayibagirwa, bya bitutsi byose uzabyibagirwa, ka gasuzuguro kose uzakibagirwa, kuko uzaba uri mu maraso ya Yesu Kristo. Kandi iyo umuntu yamanutse akicaramo, icyo gihe ntazaremererwa n'imbaraga z'umwijima, ntazaremererwa n'ibyaremwe n'imbaraga z'umwijima, kuko abari imbohore. Niyo mpamvu muri ibyo aravuga ngo iyo ndi muri Kristo Yesu mba numva nguwe neza. Impamvu ngubwa neza no kubera iki? Nuko wabatuwe. Imana ishimwe cyane. Nuko wabatuwe, uri muri Kristo Yesu, nuko wabatuwe. Ariko iteka ryose iyo umuntu boshwe ntazagubwa neza, iyo mubona umuntu agenda aguwe nabi, iyo mubona umuntu ntacya, iyo mubona umuntu asa n'uwakubiswe iteka ryose, iyo mubona umuntu ntavuga neza, iyo mubona umuntu, nuko aya maraso aba ataramugeraho, amwigishe kuvuga, amwigishe kubaho, amwigishe, amuheze umunezero wo muri Kristo Yesu. Aravuga ngo yantumye kuvura imvune zo mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu z'imbohe. Imana ishimwe cyane. No kumenyesha ko imbohe zibohowe. Yewe urabohowe, yewe ibyakuhinduraga imbohe ya Satani urabohowe. Iyo amaraso ya Yesu Kristo yakugezeho azabikubwira, nta uzirinda bikubwiriza, uzubyiyumva gusa yuko ubohowe. Imana ishimwe cyane. Ukabohoka, iyo wamaze kubohoka ukababarira, wamara kubabarira ukagenda wemye n'umutima wawe ntacyo ugushinja, kuko yewe wabohowe, wavuye mu butware bwa kamera ahubwo wije mu mbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Ijambo rya kane rigize imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo, atanga ubwenge kandi ubwenge buboneye. Atanga ubwenge kandi ubwenge buboneye.
ubwenge utokwigira ku rubaho, ubwenge utokwigishwa n'umuntu, ubwenge utokwigishwa n'uwaminuje amasomo yose. Atanga ubwenge, kandi ubwenge bugize gute? Ubwenge buboneye. Ari niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryaje kuri Yeremiya riramubwira ngo abantu banje ngo ntabwo banzi, ngo nta nubwo ari n'abanyabwenge, gusa ngo ubwenge basigaranye ngo nubwo gukora icyaha, ubwenge abantu basigaranye nubwo kwihishira mu byaha, ubwenge abantu basigaranye nubwo kuhimbahimba ibitariho, ubwenge abantu basigaranye nubwo gushimisha za kamere zabo. Ubwo nibwo bwenge abantu basigaranye, kubera yuko badafite ubwenge bw'Imana. Ariko umuntu wese ufite ubwenge bw'Imana azagira ubwenge buboneye, ubwenge bugiriye abandi akamaro, butari ubwenge cwa, butari ubwenge bwo guhimbahimba, butari ubwenge bwo kwihishahisha, butari ubwenge bwo kwigaragaza yuko uri mwiza utari mwiza nyamara uhisha ibindi. Imana itubabarire. Abantu bakagira ubwenge bwo kwigaragaza yuko ari beza, abantu bakagira ubwenge bwo guhisha, ubwenge abantu benshi basigaranye nubwo guhisha intege nke zabo, nubwo guhisha ubucafu bwabo bagendana mu mitima, nubwo guhisha ubugome bagendana mu mitima, nubwo guhisha ubusambanyi bagendana, nubwo guhisha ubwicanyi bagendana, nubwo guhisha kugira ngo bigaragaze ari nk'intama imbere y'abantu, nyamara kumbe ari amasega aryana. Ubwo nibwo bwenge abantu basigaranye, ubwenge bwo kugira ngo ntibavugwe nabi hano hanze, ubwenge bwo kugira ngo ntibagaragare nk'abanduye mu mitima nyamara baraboze, ubwenge bwo kugira ngo bagaragaze yuko bakiranuka nyamara batazi n'inzira y'agakiza. Ariko abagezweho n'aya maraso ya Yesu Kristo azabaheza ubwenge buboneye, kandi ubwenge niwe Yesu Kristo akinjira. Imana ishimwe cyane. Azabaha ubwenge bwo kumenya gukora neza, ubwenge bwo kumenya kubara iminsi yawe yo kubaho, ubwenge bwo kwita ku iherezo ryawe, ubwenge bwo kugendana n'Imana, ubwenge bwo gukora neza, ubwenge bwo kwirinda. Imana ishimwe. Ubwo nibwo bwenge bukenewe. Tiyakenewe ubwenge bwo kwihishahisha, tiyakenewe ubwenge bwo kugendera mu mwijima, tiyakenewe ubwenge bwo kuriganya, tiyakenewe ubwenge bwo gusamba, tiyakenewe ubwo bwenge ntibukenewe. Ariko iyo amaraso Yesu Kristo yakugezeho, aza guha ubwenge bwo kumenya kubana n'abantu, aza guha ubwenge bwo kuvuga, akaguha ubwenge bwo kumenya kureba, akaguha ubwenge bwo kumenya inshuti mugendana, akaguha ubwenge bwo kumenya abo mukorana mu kazi, akaguha ubwenge bwo kwitondera Imana. Imana ishimwe. Kandi ubwo bwenge nibwo bukenewe. Yakobo niwe byanditse, aravuga ngo 5, aravuga ngo nimba ubuze ubwenge usaba Imana, kuko Imana niyo nyiri imitima izaguheza ubwenge. Imana niyo ishoboye byose, izaguha ubwenge. Izindi mbaraga, yindi ngingo ya 5 dusanga, cyangwa se imbaraga za 5 dusanga mu maraso ya Yesu Kristo, azaduha ibyiringiro bifite ubugingo. Amaraso ya Yesu Kristo yakugezeho azamaguha ibyiringiro, kandi ibyiringiro bifite ubugingo buhoraho. Apana ibyiringiro byo gukira ku mubiri, apana ibyiringiro byo kuzabona ibyo urarikiye, ahubwo aza guha ibyiringiro byo kuzabona ubugingo buhoraho. Ari niyo mpamvu Pawulo yabyandikiye Tito, aravuga ngo yewe, isura ya 2 umurongo wa 2, aravuga ngo niringe kuzabona ubugingo buhoraho. Ubwo Imana itabesha, ubwo Imana yasezeranije abayikunda. Imana ishimwe cyane. Pawulo arabivuga ngo niteguye, niringiye kuzabona ubugingo buhoraho, niringiye kuzabona ubugingo buhoraho. Nta bindi byiringiro mfite. Aravuga ngo nta bindi byiringiro, ibyiringiro byiwe ni bimwe gusa. Agenda n'ibyiringiro bifite ubugingo. Nubwo azosinzira azabona Imana, nubwo azosinzira azabaho iteka ryose. Yicarana ibyo byiringiro, yicarana ubwo bumenyi, bituma arwana intambara nziza, kandi intambara nziza yo kurinda ibyizerwa, intambara yo kurinda agakiza. Imana ishimwe cyane, kuko yari afite ibyiringiro by'ubugingo, kuko amaraso Yesu Kristo yamugezeho amuha ibyo byiringiro. Imana ishimwe. Iyo amaraso Yesu Kristo atakugezeho, nta byiringiro uza wicara gusa kuzabaho iteka ryose, nta bindi byiringiro ufite, nta byiringiro by'ubugingo bw'iteka ryose, bigatuma utita ku iherezo ryawe. Imana itubabarire cyane. Imbaraga zindi tuza gusanga amaraso ya Yesu Kristo aduha uburinzi buhoraho. Imana ishimwe. Aya maraso azaduha uburinzi buhoraho. Apana uburinzi bw'igihe gito, apana uburinzi bw'igihembwe, apana uburinzi bw'umwanya muto, azaduha uburinzi buhoraho.
kuko iyo twamaze kwinjira muri Kristo Yesu, iyo twamaze kwibizwa muri aya maraso, aza duha uburinzi, kandi uburinzi bukomeye, uburinzi tutohabwa n'abarinzi bandi, uburinzi tutohabwa n'ibyo n'amafaranga, uburinzi tutohabwa no kuba mu bihugu bikomeye, uburinzi tutohabwa no kuba dukomeye cyane, uburinzi tutohabwa no kuba twarize twaraminuje, uburinzi tutohabwa no kuba dufite intwaro zikomeye, ariko aya maraso yonyine niyo azaza akaturinda, niyo aza duhindura abana b'Imana, kuko tuba dufite already ADN y'Imana, Imana ikadushiraho ijisho ryayo. Ni nako ni ijambo ry'Imana ribivuga ngo amaso y'Uwiteka ahora kubayikunda, ahora ku bana b'Imana, kandi aho amaso y'Uwiteka ari tawohazana imivurungano, tawohazana ubugome, tawohazana ibyo yishakira. Ayaye tawe, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo bazabazira. Uzagerageza gutunga umwana w'Imana urutoki no kumuzira azamuzira. Imana ishimwe. Uko umugenza kose yewe uzamuzira, uko umuvuga uzamuzira, uko umurwanya uzamuzira. Imana ishimwe, kuko ararinzwe n'amaboko akomeye y'Uwiteka Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ararinzwe n'amaboko akomeye y'Uwiteka Imana. Ari niyo mpamvu yabibwiye Petero, aramubwira yewe Petero, kuba umpishuriwe gusa ukamenya uko ndi Kristo umwana w'Imana, nanje nzubaka urusengero kuri urwo rwa ngo, kandi ngo n'amarembo y'ikuzimu ngo ntazarubasha. Imana ishimwe, ntazarubasha, kuko ndi Uwiteka Imana ikomeye, itagereranywa, idahangarwa n'amarembo y'ikuzimu ay'abantu batinya, amadayimoni abantu batinya, imbaraga z'ikuzimu abantu batinya. Aravuga ngo nayo ntazarubasha. Imana ishimwe, kuko bwubaswe nanje Uwiteka Imana. Imana ishimwe. Nubwo abarozi bohaguruka, nubwo ababi bohaguruka, abanyarwambo bagahaguruka, ababi bose bagahaguruka, abanyarwango bose bagahaguruka bakaguhagurukira, ni nako yabivuze. Aravuga ngo nubwo bazoterana, ntabwo ari njyewe uzobubateranije, ntacyo bazagutwara, kuko urarinzwe, humura, urarinzwe. Imana ishimwe. Rero natwe iyo turi kwibiye mu maraso ya Yesu Kristo, tuba turinzwe n'imbaraga zikomeye, n'imbaraga zo mu ijuru, tuba turinzwe n'imbaraga ntagereranywa. Imana ishimwe. Nimba waribiye muri aya maraso, yewe reka bahaguruke, yewe reka bakuvuge, yewe reka bakurwanye, yewe reka bakwange, yewe reka bakuremere, yewe reka isi kwange, ariko umenye yuko urarinzwe n'amaraso ya Kristo, kandi ayo maraso arakomeye kuruta isi n'ijuru. Niko umuhanga yabivuze. Umuhanga yabivuze, aravuga ngo amaraso y'Imana, igitonyanga kimwe gusa cy'amaraso y'umwana w'Imana, icyo kiraruta isi n'ijuru. Imana ishimwe cyane, kiraruta isi n'ijuru. Rero wewe urinzwe n'amaraso yose akomeye y'Imana, apana igitonyanga kimwe. Yewe ntabwoba, humura, Yesu arakurinze. Izindi mbaraga dusanga mu maraso y'Imana, y'umwana w'Imana, azadukiranura akatweza, akatweza abantu bahari, akatweza abantu badahari, akatweza imitima, akatweza intambwe, akeza amaso yacu, akeza imibiri yacu, akeza imihamagaro yacu, akatweza. Nubwo bagerageza kutwanduza, ariko yo aba yatwejeje already. Imana ishimwe cyane. Ari nayo mpamvu yewe nubwo byomera gute, nubwo ibicyatega ari byinshi, ibyo byose ntacyo bivuze kuri twebwe, ibyo byose ntacyo bivuze. Kabone gusa wewe kuba ugusa waramaze kwibira mu maraso ya Yesu Kristo. Wewe ibira gusa, ibindi byose bavuga babivuge. Ibira gusa, ibindi bakuremera babireme. Ibira gusa, ibindi byose bagukurikiza babigukurikize. Ibira gusa, ibindi byose, imigambi yose mibi yabo bayikomeze. Ibira gusa muri Kristo Yesu, maze wibereho amahoro, maze urindwe. Na ibindi byose ni amagambo, ibindi byose ni intambara zidafite icyo zimaze, ibindi byose nibyo gusa wewe ibere mu maraso ya Yesu Kristo. Kuko aya maraso arakenewe ku manywa, arakenewe nimugoroba, arakenewe nijoro, arakenewe mu gitondo. Wewe gusa ihishe muri ayo maraso. Imana ishimwe cyane. Martin Luther King ni wabivuze, aravuga ngo igitonyanga gusa kimwe cy'amaraso ya Yesu ngo kiraruta agaciro isi n'ijuru.
rero twebwe turinzwe n'amaraso furu ya Yesu Kristo. Izo mbaraga zayo maraso zituriho, nawe zikuriho mwene data, nawe wayizeye zikuriho. Reka ibindi byose bibeho, reka ibindi byose ibibazo bibe, reka umuyaga uhuhe, reka ubukene bube, reka ibibazo bize, reka bibe ko bibaye, ariko wewe gusa yibira muri ayo maraso ya Yesu Kristo. Afite zino mbaraga, imbaraga ntagereranywa, imbaraga utosanga ahandi hantu. Imana ishimwe cyane. Twibere mu maraso ya Yesu Kristo nibwo tuzaba abakiranutsi. Twibere mu maraso ya Yesu Kristo nibwo tuzaba abakristo beza. Twibere mu maraso ya Yesu Kristo nibwo tuzarindwa. Twibere mu maraso ya Yesu Kristo nibwo tuzaba abayumbe beza. Twibere mu maraso ya Yesu Kristo nibwo tuzashobora runo rugendo rugana Isiyoni. Twibere mu maraso ya Yesu Kristo nibwo tuzaba abapasiteri beza. Twibere mu maraso ya Yesu Kristo nibwo tuzitandukanya n'isi n'umubiri na Satani. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Twibere muri ayo maraso kugira ngo twishimirwe n'Uwiteka Imana. Rero ijambo ry'Imana ribafashe kandi ribagirire neza. Amen. Yesu